uyu mugabo niwe uhagarariye isomo rya demarage ku musozi wa demarage mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Uyu munsi ndashaka kuganira nawe, hari imbogamizi nyinshi cyane zijya zibaho, abanyeshuri bagatsindwa, ariko umunyeshuri agatsindwa ataruka ari umuswa cyangwa se ataruka ibintu bimunaniye, ahubwo agatsindwa bitewe nuko yagize ubwoba, n'izindi mbogamizi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Turagusuje cyane mugabo. Mukomere umeze neza, ariko hagatanga wongera ngo uyu muntu musanzwe munamuzi, uyu ni manager wanje mana, naramuberetse muri EP nyinshi cyane zatambutse, muramuzi cyane. Uyu nguyu ni manager w'umusongozi, n'umuntu wakoze ibintu bikomeye cyane kugira ngo umusongozi abeho, cyangwa se brand y'umusongozi ibafashe kwiga no kumenya imodoka. Uyu munsi imbogamizi ziri kuboneka kuri demarage ni izihe Peter? Reka mwereke imbogamizi wahura nazo ugiye mu kizami. Sentire ni imbogamizi ya mbere. Sentire ugomba kuyitondera cyane kuko yatuma utsindwa ikizami. Ambrillage ni imbogamizi ya kabiri. Kwibagirwa feri ni imbogamizi ya gatatu. Kwibagirwa kwatsa imodoka ariko ntabwo babikureba, mwarimu arayatsa, ahubwo feri yani ni imbogamizi ya gatanu. Vitensi ni imbogamizi ya gatandatu. Kutita ku bimenyetso abapolisi bakoresha ni imbogamizi mbi cyane ikunze no gutuma abanyeshuri batsindwa ikizami. Ariko nabiretse ko ndi kumwe na perezida wa demarage, araza kudusobanurira zimwe mu mbogamizi zikomeye cyane. Indi mbogamizi ni ukwibagirwa ko ugomba kurekura feri ugafata kariro mu gihe ugiye guhaguruka utangira ikizamini cya demarage. Ibi bintu nubyibagirwa uzaba watsinzwe, ikizamini bizaba byakurangiranye. Urabona rero ko umaze gushyiraho akariro ukegura kuri ambrillage, imodoka ihita itangira kugenda. Ngiye kukwereka cyangwa se tugiye kukubwira zimwe mu mbogamizi ugomba kwirinda, cyangwa se uburyo ugomba kwigamo demarage ukayifata neza ku buryo wajya mu kizamini nawe ugakora ugatsinda nk'uko abandi babikora kandi bigakunda. Kugira ngo nkubwirize imbogamizi rero, kugira ngo ngarure deregiteri kuri iyi screen yacu, nuko muri bubanze nanjye mukangurira subscribe, mukore subscribe, ubundi bazanire deregiteri wa demarage atubwira ukuntu ibintu bikorwa, cyangwa se atubwira ikintu tugomba gukora kugira ngo dufate neza cyangwa se tumenye neza isomo rya demarage. Ati bimvuye ku mutima, ndagushimiye cyane, inama zawe n'impanuro zawe narazikurikije cyane iyo watubwiye ivuga ngo gufata buri kizami cyose nkaho ari cyo cyanyuma ugezeho. Ejo tariki 2 z'ukwezi kwa 9 2025 narayibonye kandi nakoze rimwe kategori B, ubu dukomezanyije kuri kategori D. Wow, big kongs manega, mukomeze mutsinde mubona amakategori, nanjye biranshimisha cyane. Ati amahoro umusongozi, ndagushimira ubwitange bwawe, nakurikije impanuro zawe, none tariki 3 z'ukwezi kwa 9. Wow, mu mwaka umwe mwanyi, ukwezi kumwe, amatariki akurikiranye. Abasongozi mugiye kunsaza noneho, muri abanyabwenge, nimubaho, muri abambere kabisa. Ati ubu dukomezanyije kuri kategori D, tugukunda nta bunebwe, nukuri Uwiteka aguhire muri byose. Isomo nzirikana wampaye ni ugufata ikizami cyose ugezeho nkaho ari cyo cyanyuma. That's what's up. Ibintu byo bitandukanye abanyabwenge n'abandi bantu. Wararebye video zingana kuri yanakoze, ukumva amagambo angana kuri yanavuze, ukareba amashusho angana kuri yanafashe, ugakuramo iryo jambo ukavuga ngo igihe nzajya mu kizami iyi nama niyo nzakurikiza. Icyo nicyo kikugira umunyabwenge nshuti yanjye. Nababwiye ko umuntu wese wakoze subscribe ku rubuga rw'umusongozi aba ari umunyabwenge. Reka nongere mbaha akanya gato cyane, mbibutse kandi ko turi kumwe na United Driving School, ari ryo shuri ridufasha kubona amakategori. Reka umuyobozi wa demarage atubwire. imbogamizi zari kuri demarage ni abanyeshuri batabyitabira, agafata iminsi 30 yo kwiga ivatiri. Nibuke ko na demarage ari irindi somo rikenewe, kandi nayo azayikora mu kizami, nayo azayibazwa mu kizami. Uko wiga ikintu kenshi ni nako ubishuti nacyo ukakimenya. Ngo demarage iyo wabyize neza nta mpamvu yatuma udatsinda. Bishatse kuvuga ko ubwo imbogamizi ya mbere ari ukwiga gake ya demarage, abanyeshuri ntabwo bayiga bihagije, bigaturuka ku babigisha ati ntabwo ikomera kandi bakayitsinda. Niba idakomera ntibayitsindwa. Okay, igihe basi gihagije wowe nk'umwarimu wa demarage ubona umunyeshuri yarakwiye kwiga demarage n'igihe kingana? Afashe iminsi 10. Kuko nawe ufata umunyeshuri ukabavuga uko byagenda kose ikona zaricamo. Iyo minsi 10 nawe yayifatiye demarage. Awo zambrajas.
Reka mushimire mwese mwakoze subscribe ku Musongozi, Uwiteka akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe. N'Umusongozi ndabakunda cyane, ngira ngo murabizi ibyo byo ni ibisanzwe. Nizere kutajya ukora aya makosa abiri ubonye iyi video igitangira. Ikosa ryo kugenda uri kuri telefone utwaye ikinyabiziga no kwambara sentire imodoka iri kugenda. Nizere ko ibyo bintu utajya ubikora. Niba uri umushoferi, uyu munsi ndaza kubabwira n'amakosa aranga abashoferi bakiri bashyashya mu muhanda, abo twita ba newcomer road. Abashoferi bakiri bashya hari amakosa bagenda bakora n'uburyo babeshyamo abantu nyine iyo bari mu muhanda biba bitandukanye n'iby'aba pro. Utwo tuntu natwo ndaza kugenda ntugarukaho, ariko ndagira ngo mbanze mbifurize ibihe byiza cyane. It's been long time ntabageraho ngo mbabwire ukuntu ibintu biba bimeze, ngo mbaha updates, ariko uyu munsi ndagira ngo dukorane kano ga trip ngira ngo murambona ko ndi mu muhanda ubu ngubu ndi kwerekeza ku kibuga aho bibera. Ndi kumwe na manager wanjye Mr Oliver, niwe muntu bundi ujye ubimfashamo iyo ntabonetse fresh. Ni nawe muntu ukunda kuba hari cyane mu kizami, buriya ni umuntu ukomeye cyane muri exam. Ikibazo cyose wagira ukamwegera yagufasha kugikemura kabisa. N'umugabo w'inyangamugayo cyane. Aha twari tugeze ni kuri polisi rero, ngira ngo abantu muza akarere ka Bugesera hano murahazi, twe turimo turamanuka twerekeza mu kibuga. Ndagira ngo mbamanukane mbageze mu kibuga uyu munsi mbereke amwe mu makosa abanyeshuri bajya bakora kuri demarrage. Abantu mwese mwananiwe isomo rya demarrage, abantu mwese muzi ko mufite dute ku masomo agiye atandukanye ku binyabiziga, munyegere kandi mu dropping comment zanyu tuganire, tube in touch. Buri muntu wese mukemurira ikibazo afite. Mu minsi ishize nakoraga gahunda yo gucishamo amaso nkagenda ngaruka kuri comment zimwe na zimwe, ariko abantu benshi cyane bagiye bambaza ku kintu kijyanye na T-cross. T-cross nagiye mu muhanda mbakorera isomo ryayo ukuntu ibiteye mu muhanda, narya uploadinze ejo hashize. Ubwo urasabwa nawe kugenda ukareba video zose nagiye nkora, amasomo yose narayakoze, ahubwo ikintu kiriho ubu no kubaha update kuri buri somo ryose. Kana akarere ka Bugesera ngira ngo murahabona imihanda ya Bugesera banyisokoza uruhara kabisa, inguni zose z'akarere ka Bugesera mbazigeramo. Nigiye umuntu ushobora kubaza ikintu cyose ushaka muri aka karere nkakikugezaho. Ubundi twebwe batwita aba Mission Town, je nitwa Mission Town, niryo zina ryiza ubundi wanyita. Kuvuga Umusongozi biramutse bikugoye wanyita Mission Town. Niwe jewe kabisa, the one now nuri Umusongozi. Ahangaha ni ku kibuga twari tugeze rero. Abantu mutaza akarere ka Bugesera cyangwa se mutaragera kuri site ya Bugesera, uyu muhanda murebe uri bumoso hano mubona hari amamoto, aha niho dukatira. Noneho akandi kantu ka danje nabakoreye, ahantu hari akantu k'irembo hakurya y'umuhanda muri kuhabona, hirya bari abamotari hari umuryango wanditseho irembo, ngira ngo muri kuwubona. Uriya muryango niwo ntangiramo serivisi z'irembo. Abantu mwaje mu gitondo mwibagiwe guprinting ama provisoire yanyu, hari umuntu uza mu kizamisha mu gitondo agahura na stress, ugasanga umunyeshuri yibagiwe nk'indangamuntu cyangwa se yibagiwe provisoire. Ibyo bibazo biraba cyane. Urumva rero uba ugomba kuvugana nanjye mbere y'uko ujya mu kizami, nkagufasha kwitegura ku buryo ngufasha gutegura ikizamu, ugakora ikizamu utuje mu mutwe kabisa. Bura gutsinda ikizami cy'imodoka ntabwo bisaba kubuza imodoka, ahubwo bisaba kuba utuje. Abantu benshi rero bafata time yo kubagira inama, bamwe ugasanga babigize ishaza ngo ndarondogora, ariko I don't care at all. I don't give a fuck. Wowe niba utarakunze ball zanjye uba ugomba kwikomereza. Ubu nibwo mba ninjiye mu kibuga, urabona ko abajene bose baba bari kuntera peace. Bamasesika bavuga ati Umusongozi aje guhindura ibyaze guhinduka. Wallahi hari abantu baba bicaye hano mu matente bavuga ati nta wundi muntu hano uretse gutegereza Umusongozi. Ibintu byanze kumvikana akaza kabisobanura bikumvikana. Aha ni ku isomo rya demarrage rero, ngira ngo murabona ya majipe yose abica bigacika muri karere ka Bugesera mba nayazanye. Ya majipe bayita ndi Umunyarwanda nayo. Imeze bite sana kuri demarrage? Bodaboda zaraciwe, nta muntu ukizana ibintu by'amafiyeri yani. Amakabutura barayaciye. Noneho reka mbabwire akantu gato. Iri tangazo ry'ikabutura ntabwo rireba abarimu gusa bakorera hano,